Amateka ni umusingi w'ejo hazaza. Iyo tumenya aho twavuye turushaho kumenya aho tugana. Murakaza neza kuri Karinga Media TV, aho dusangira amateka y'u Rwanda, umuco n'inkuru zidasanzwe zaranze abakurambere bacu. Hari imiryango y'Abanyarwanda izwi na benshi, ariko amateka yayo akaguma mu bwiru. Hari amazina abantu bavuga buri munsi, nyamara ntibamenye aho yakomotse n'impamvu yabaye ikimenya bose. Ese wigeze wibaza impamvu hari abantu bitwa Abagogo? Ese iri zina ryakomotse ni bande baryiswe bwa mbere? Kuki amateka yabo ahuzwa n'abami b'u Rwanda, intambara zo kurwanira ingoma n'ihungiro ryahinduye amateka y'igihugu? Uyu munsi tugiye gusubira inyuma imyaka isaga 500, mu gihe u Rwanda rwari rwugarijwe n'intambara z'ubutegetsi, aho amaraso yamenekaga kubera kurwanira ingoma. Muri ibyo bihe niho havukiye amateka y'umuryango wagize uruhare rukomeye mu mateka y'u Rwanda. Murakaza neza kuri Karinga Media TV, umuyoboro ubagezaho amateka y'u Rwanda, umuco n'inkuru zidasanzwe zaranze abakurambere bacu. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kanda subscribe, ukande like ndetse na share, kugira ngo utazacikanwa n'andi mateka akomeye nk'aya. Nimwicare neza dutangire urugendo rwo kumenya inkomoko nyayo y'Abagogo. Iyo bavuga Abagogwe, hari abatekereza ko ari ubwoko bwihariye, abandi bakeka ko ari izina ry'umuryango umwe, ariko amateka agaragaza ko ibyo atari byo. Abanyarwanda benshi bakunze kwibaza ku nkomoko y'imiryango imwe n'imwe, aho usanga imyinshi muri iyo miryango igira ibisekuruza byubakiye ku mazina y'imisozi batuyeho kuva kera nka gakondo yabo. Abandi bakayubakira ku basekuruza babo, gutyo muri rusange akaba ariko abantu benshi bakunda kubifata muri ubwo buryo. Abagogwe ni bamwe muri abo babaye ibihangange mu Rwanda, izina ryabo rikaba ikimenya bose kugeza magingo aya. Ubusanzwe Abagogwe ni imbumbe y'imiryango ituye mu misozi imwe n'imwe igize umurenge wa Bigogo wo mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Ni naho bakura izina ryabo ry'Abagogo, kuko batuye mu murenge wa Bigogo. Ni imiryango ihafite amateka maremare. Ayo mateka akaba afite umuzi mu bihe by'ingoma ya Ndahiro Cyamatare, umwami w'u Rwanda warutwaye asaga muri 1477. Nyinshi mu miryango y'Abagogwe yiganjemo abakono b'Abagirimana n'Abanyiginya b'Abacocoli. Amateka twahawe n'abakomoka muri iyo miryango y'Abagogwe yerekana ko mbere y'uko hitwa mu Bigogwe habanje izina ry'umwimerere rya Gashubi. Hari imisozi yose yari itwikiriwe n'ishyamba kimeza, hiberamo inyamaswa z'inkazi n'icyanya cyari cyarahariwe umuhigo. Muri ibyo bihe itangira ry'Abagogwe ryabayeho mu gihe cy'umwami Yuhi wa II Gahima watwaye u Rwanda asaga mu 1444 kugeza mu 1477. Ingoma yasize ayiraze umuhungu we Ndahiro wa II Cyamatare. Yuhi Gahima yashatse abagore babiri, barimo Nyirangabo za Nyantabana akaba umwegakazi, babyaranye Cyamatare na Nyabunyana. Yuhi Gahima kandi yari afite undi mugore witwa Nyankaka w'umwenengwekazi, umukobwa wa Samukende umwami w'Ubungo. Babyaranye abana barimo Juru, Bwimba, Karangana, Bamara, Binama na Mutezi. Bakaba bari batuye i Kabuye ka Jabana. Amaze kwima ingoma, Ndahiro Cyamatare yarwanyijwe na bene se barimo Juru na Bamara.
ubwo mu gihugu byari bimeze nabi, amahari yo kurwanira ingoma acumba, Ndahiro Cyamatare yagize amakenga akomeye cyane, ahita afata igikomangoma Ndoli wagombaga kuzungura se ku ngoma, amushinga umuja we Nyirarumaga ngo amujyane amuhungishirize kwa Nyirasenge Nyabunyana wabaga i Karagwe, kugira ngo hato batazamugirira nabi u Rwanda rukabura umwami. Ndahiro Cyamatare yakomeje kurwanya Juru kandi ashirwa amutsinze, amutsinda i Gatambi ho mu Buriza, ubu ni Narabana mu karere ka Rulindo. Abajuru banze kuva ku izima, nibwo bimitse Bamara wari mwene se wa Juru basangiye se na nyina. Juru amaze gupfa, igikomangoma Bamara amaze kumusimbura, yamenye ko Cyamatare yahungishije Ndoli i Karagwe ka Bahinda, ashaka uburyo bwo kuzamwica. Yoherezayo Bwimba mwene se yiyise intumwa ya Ndahiro, ariko baje kumutahura ndetse bamwicira mu nzira ataha. Muri icyo gihe kandi nibwo Nsibura mwene Muhoyo yimye Bunyabungo. Bukeye yibuka ibyo Abanyarwanda bagiriye se Muhoyo ku ngoma ya Sekarongoro Mutabazi wari sekuru wa Ndahiro Cyamatare, nibwo atumye kuri Bamara ngo bafatanye na Nzira ya Muramira umwami wa Bugara barwanya ingoma ya Ndahiro Cyamatare. Nzira ya Muramira yohereje ingabo zitwa Abakongoro ngo barwanye Ndahiro Cyamatare. Ndahiro Cyamatare yari yarimutse ku mukingo wa Nduga ajya gutura Igitarama cya Bugamba, Kibirira, Gisenyi, ubu ni mu murenge wa Bwira mu kagari ka Gitarama mu karere ka Ngororero, hamwe n'umugabekazi Nyirankabo n'abagore be bose barimo Nyabacuzi nyina wa Ndoli, Nsibura, Nyebunga, atera u Rwanda rwa Ndahiro Cyamatare. Urugamba rw'injyanamuntu rwabereye ahahoze ari muri komine Kibirira, ubu ni mu karere ka Ngororero. Ingabo ze zose ziramuteranira cyarimwe, maze anesherezwa mu kagari ka Gitarama. Barayimanuka, bageze mu kabande ku nkombe z'umugezi wa Kibirira arakomereka birangira atanze. Yatanze amaze kwambuka umugezi wa Kibirira, ageze mu irasaniro. Kuva ubwo hacibwa iteka ko nta mwami uzongera kwambuka umugezi wa Kibirira, kuko wanyoye amaraso ya Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Gutanga kwa Ndahiro kwatumye mu Rwanda haba ikibazo rwangabizwa n'Abanyabungo. Bamaze imyaka 11 bidegembye. Mu Rwanda nta mwami rufite, nta muganura uba. Bamara nawe yaje gupfa, maze umuhungu we Byinshi n'umuryango uzwi ku izina ry'Abanyabyinshi bananirwa kumvikana n'Abanyabungo n'Abangara. Bananirwa kumvikana ugomba kuzungura ingoma y'u Rwanda. Bakomeza gucyocyorana, habura n'umwe wayiharira undi, kugeza igihe Ndoli yabundukiye yima ingoma hashize imyaka isaga 11. Ubwo Nyirarumaga wari umuja wa Nyabacuzi umugore wa Cyamatare agahungisha Ndoli, Bigirimana ya Kibogora wari musaza wa Nyabacuzi ba Kibogora, we n'abandi bana ba Cyamatare barimo Kibogo, Mucocori, Muhinda na Mugunga. Bajyanywe bunyago n'Abagara batwaraga ingoma y'Ubugara bw'Abacyaba. Mu guhungwa kwabo berekeye mu Bugamba, Kigamba, bakomereza mu Bushiru, kugeza ubwo basesekaye mu misozi iri hagati y'ibiyaga bya Burera na Ruhondo. Abariho batura barahororokera. Bakimara kuhagera bicaje yombi bariruhutse, kuko bari bamaze kwizera ko ibyo basize Rwanda bya bene Gahima barwaniye ingoma bitari bubakurikirane, kuko abo Bamara yahigaga harimo abana bose ba Ndahiro Cyamatare ngo hatazasigara n'umwe akima ingoma y'u Rwanda. Bigirimana ya Kibogora wari wahunganye n'umuryango we ndetse n'abishywa be aribo bene Ndahiro Cyamatare na Nyabacuzi batangiye gututira amashyamba kimeza.
yo bari basanze aho ngaho, bayaremamo indeka y'ubutaka bukwiye guturwa. Igihe cyarageze Bigirimana ya Kibogora ashakira abishwa b'abagore, nabo barabyara baraheka. Mucocori yarabyaye arororoka, akomokaho n'inzu ikomeye cyane yitwa Abacocori. Mugunga akomokaho n'abitwa Abagunga, naho Muhinda akomokaho n'abitwa Abahinda. Bigirimana we yakomokaga mu nzu y'igikonyozi yitwa Abagirimana, ifite inkomoko kuri Bigirimana ya Sagashya. Nabo binjiye mu nzu zo mu muryango mugari w'Abakono, nk'uko tubikesha bamwe mu miryango y'Abagogwe barimo Rucyaha na Ngango. Wadutaruriye aya mateka ngo igihe cyaje kugera, ni ukuvuga mu bihe by'ingoma ya Mibambwe wa kabiri Gisanura, umwe mu buvivagiza bwa Mucocori, ari we mugabo wa Rugeramanywa, aca agahigo ko kwica inyamaswa y'imondo yari yarananiye abandi bahigi. Kuva ubwo umwami Gisanura yabwiye mugabo wa Rugeramanywa kumusaba icyo ashaka, kuko yakoze igikorwa cy'ubutwari. Mu kumusaba, mugabo wa Rugeramanywa yamusabye kumuha amashyamba magari yo kujya ahigiramo. Nuko umwami Gisanura amugabira ubutaka bubumbye imisozi yitwaga Gashubi, ariho hari Bigogwe y'ubu. Mugabo wa Rugeramanywa yimukanye n'imiryango y'Abakono b'Abagiramana bo kwa Nyirarume, ndetse n'imiryango y'Abanyiginya b'Abacocori. Mu kugabana iyo misozi yari igizwe ahanini n'amashyamba kimeza y'imisozi miremire, basanze harunzemo imitego myinshi yo mu bwoko bw'urugogwe yategaga inyamaswa. Izo nyamaswa zikaba zari inyamaswa z'ishyamba. Niho bahereye bahanga iryo zina ryo kwihita mu Bigogwe, biba imvano yo kwihitirira abaturage batuye nabo bitwa Abagogwe. Gutyo uko imyaka yashiraga indi igataha, niko aho mu Bigogwe hisukiranyaga indi miryango ikomoka mu zindi nzu z'imiryango migari y'igicumbi cy'Abanyiginya, aribo bahiganje ku bwinshi. Kugeza ubu usanga abo bita Abagogwe babumbiye mu nzu z'Abanyiginya zirimo Abagunga bafite inkomoko kwa Mugunga wa Ndobo, Abashingo bakomoka kuri Nkoko za Gashingo ka Gashubi ka Gihanga, Abaturagara bakomoka kuri Muturagara wa Ndobo, Abakobwa bakomoka kuri Mukobwa wa Ndobo, Abene Munyiga bakomoka kuri Munyiga wa Ndobo, Abaganzu bakomoka kuri Mutara Semugeshi wa Ruganzu Ndori, n'Abanyabyinshi bakomoka kuri Byinshi. Abene Munyiga bakomoka kuri Munyiga wa Ndobo. Mu Bagogwe kandi habonekamo inzu zo mu Bega ziganjemo Abega b'Abahenda bakomoka kwa Gahenda ka Bugirande, Abega b'Abakinzingabo bakomoka kwa Nyinzingabo. Ibere rya Bigogwe ni kimwe mu byiza nyaburanga biboneka mu Bigogwe. Niba wakunze ano mateka twakugejejeho uno munsi kuri Karinga Media TV, ukande subscribe, like ndetse unasharinge n'abandi, kuko ibyo ngibyo bidufasha kugira courage kugira ngo tuzajye tubategurira andi mateka, kuko biba bitwereka yuko mudukurikirana kandi mudukunda cyane. Murakoze, mugira amahoro y'Imana.